banyarwandakazi nongeye gutangira basuhuza nanabaha ikaze muri Habaye Iki yacu y'uyu munsi. Aba diaspora namwe ndabasuhuje, abarundi, abaganda udukurikiye waba uri hose, niba utari umunyarwanda wumva n'igishinwa nta kibazo, ni haoma shishiye. Anyway, mbere ko utangira Habaye Iki yacu y'uyu munsi murabizi dufite akavideo ku munsi katubanza tukarebe. Nawe ndakubona nko mu minsi oya bazuyu ja ubundi nje mu buzima busanzwe nikundira amabebe nkaba nkunda kuryamana n'abakobwa muri boîte umusitari ibindanga nje ndi umuntu w'umusitari kabisa banyita Tizo MG Pro. nese Tizo ya nta mwana wawe ubungu ufite hanze ya kana kabebe kanje ntago mwari mwabyara se wapi turi kubiteganya muri iyi minsi ahubwo twizere ko mu nda harimo akana ya Habaye Iki yacu y'uyu munsi dutangiriye kuri inda ya Kenisol. Kenisol umwe mu bastari tuzi bya Atari ewana yabaya postinga nyuma yo gukora umurenge no mutipe nakubita amangura. Nyuma yo gukora umurenge ahisa postinga ifoto kabisa ari kumwe na madamu atwite rwose afashe kunda. Abantu bajyaho ewana batera comment bya Atari bati Kenisol acanye ku maso, bati Kenisol ewana congrats. None se abantu bavuga ngo Kenisol acanye ku maso mwumva ngo nta mukobwa mushatse ngo bajye bakina sayi cyangwa bakina iby'abana. Buriya rega hari ibintu tuyo dukunda kuvuga ngo Kenisol mushobora kubona ari mugufi cyangwa ari muto, ariko nta muntu wamuta ahantu hose bro. So bwumva ndo mufiye pere Habaye iki? Habaye iki rero tukiri mu nkuru z'urukundo ziri gutwika imbuga nkoranyambaga, tuvuga kuri iyi nkuru ya Titi ndetse na Nyambo cyangwa se no umukinnyi wa filime muzi, nta kindi kintu ndubuze kuvuga kirenze cyo ngicyo. So rero Titi Brown ejo bundi yikojeje ku mbuga nkoranyambaga yandika amagambo y'urukundo adasanzwe ati rwose ndi umunyamugisha, ndi umunyamahirwe. Habuzeho gato ari kuvuga ko ari n'umunyamamiliyoni kandi nta yaragira. Ariko kwandika ibintu byiza nyine by'urukundo byatari, ubona ko byari bya fresh, ashimira ndetse ubona ko nyine afite amarangamutima byatari igaragaza urukundo afitiye uno mutipete Nyambo ewana. Twavuga nuko uno mutipe ageze ku bintu bikomeye mu gihe gito, kuko urukundo rwabo rumaze amezi ayo 5 gusa. Numva bitarenze se kuba wakunda n'umuntu amezi 5 ukaba wakirekura muri buriya buryo ukandika ari amagambo yose bro, ntago ari ibintu byoroshye. Uraho ngaho maranye na sheri wawe imyaka 2 ariko nta nubwo nyuma posting. Urukundo ruragurumana rwose hagati ya Titi Brown. Ikindi twavuga kuri urukundo impamvu ngo rugomba kuba successful, Titi Brown ni umuntu wanyuze mu buzima butoroshye, ni hustler. Nyuma y'ibyo muzi ukuntu bamubeshyeye bigaragara ko nyine none n'ibintu ari gukora iyi minsi biragaragara ko ari umuntu uri ku murongo rwose. Niyo mpamvu urukundo rwe ewana rufite amahirwe 100%. Twizere ko na Nyambo nawe ari ku murongo utavunaguye. Hanyuma ya za vloge ziri kuba, hanyuma ya mascam turi kubona, hanyuma y'ibintu abantu bapanze, hanyuma y'iki n'iki, sinshatse kuvuga ko wenda adashobora kuba yagiye hanze, hanyuma yuko abangaba bombi bari gukina bakundana muri filime bita The Forest. Reka twizere ko uru rukundo rwabo atari filime. Abantu badutungura reka nta wamenya ngibyo byabaye ngo urwo rukundo. Tukiri ku nkuru z'urukundo kandi habaye iki? Ngo habaye iki? Tugiye kuvuga ku nkuru z'urukundo kandi ukavudongera ngo mwese mumaze kukabona cyangwa se mwamenye ko gahari, ngira ngo reka tubaze tukarebaho gatoya. mubwira umugabo Imana iri kunyereka. Can I tell you a man God is showing me? Professor! Yesu yamamare yamamare ni yamamare vuga ngo yamamare ni yamamare akamugashire hariya. This one put hari there. ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. There is a wedding of honor that is coming to umva you. ikintu kigutunguye. Here was surprise you. Papa Sava ni uzaba umugabo wawe. Professor wavuze ngo haleluya cha
wavuze ngo amina gatoya. Papa Sava will be your husband. Ibi ndabiguhanuriye. I prophesy to bazamenya ko you. hari umuhanuzi i They Kigali. will know there is a prophet in Kigali. Haleluya cyane. Yesu yamamare niyamamare. Vuga ngo turambuka. Prophesy. Say amen. Papa Sava. Papa Sava. Imana imuteretsemo urukundo rwawe. God is setting in the Imana love of imuteretsemo uri umugore mwiza cyane. you. Are a very beautiful wife. Too much. So bwumva ndi umufiye pere. Abaye iki? Ngayo nguko. Wamenya Imana ishaka iki? Nanjye nti nta wamenya. Ngo habaye iki? Ngira ngo ejo muzi inkuru nababwiye y'ukuntu umustar umunyamakuru umuhanzi wacu dukunda Yago Pondat yarize akitatamuriraho imyenda agatabaza avuga ati rwose ibyo abantu banyemereye banze kubima, hanyuma bakamucecekesha bati ceceka ikibazo cyawe. DJ Brian nawe yagize gutya aramwiha ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo murabizi ko DJ Brian na Yago of course bamaze igihe bata cana uwaka bitewe na saga, ngira ngo muzi zanyuzemo zabo, ngo abantu bakaza ku mbuga nkoranyambaga bakarira. Ariko Yago ntago yoroshye. DJ Brian rero nawe yese avuga ati nyakubahwa Yago, ati rwose wa muhungu we iby'ubuntu biravuna, ati kura amaboko mu mufuka ukore, ati kandi unasenge, ati kuko Yesu Kristo arakiza, ati kandi arafasha. Ngo mbega muri make Yago akeneye n'amasengesho. Arangije mugira inama igira ati rero Yago, burya iyo usaba cyangwa abantu bakubwiye ngo bazaguha urarindira ntabwo utitiriza. Nese umuntu umuhanzi se yabiririmbye. Iyo usaba ntutegeka, uringinga kandi ntutetereze. Habaye iki?